Hello ladies and gentlemen, uyu munsi tubafitiye amakuru agiye atandukanye kuri benshi mwambazaga ngo Green Card Lottery 2027 bimeze bite, ariko uyu munsi mbazaniye amakuru atariho ivumbi kugira ngo nawe aho uherereye hose, abakongomani, aba diaspora bose ndabashimiye cyane kandi ndabasuje aho muri hose kugira ngo uko mutwereka urukundo rudasanzwe. Hanyuma nge mujye kona muri video nk'ibisanzwe ni Kariste Mutabaza. Amakuru mbafitiye na Green Card Lottery, benshi babiyoza tese kuki Green Card Lottery link yabo yatinze kugira ngo twapurayinge ibyangombwa twarabyegeranyije, passport, transcript zose zisabwa tukaba twarazirundanyije kugira ngo application link nifunguka tuzahita dutangira. Rero kuri Green Card ubundi yakaba yarafungutse mu kwezi kwa 10 ku itariki 2, ariko murabona uko bifashe ukwezi kwa ukundi kwezi turi ku itariki 3. Uyu munsi nibwo video nyifashe, ariko amakuru mbafitiye muri Green Card nuko barimo barabyigaho ngira ngo mwumvishe yuko habayemo ibibazo hagati y'aba Republican ndetse n'aba Democrate kuko batumvikanaga ku ngengo y'imari igiye guspendingwa muri Green Card. Hanyuma rero nkuko abantu miliyoni 10,000 bari hirya no hino ku isi bashaka aya mahirwe kwa applying Green Card bapurayinga buri mwaka, nawe rero komeza witegure kandi ndakubwiza kuri yuko link iri hafi gufunguka. Uko nabibabwiye muri video zagiye zitambuka mu bice bigera nko 10 mbabwira ukuntu Green Card Lottery 2027 izapurayingwa. Babwira yuko utakwapurayinga udafite passport ibyibuze iri valide umwaka umwe. Ufite passport ukaba uri mariye, ubwo martial status waba ufite yari yose biremewe, kandi ukaba ufite imyaka byibuze iri hejuru ya 18. Niba rero witeguye muri Green Card ndakubwiza ukuri yuko liki igiye gufunguka mu minsi iri imbere, ariko nago ba predictinze isaha cyangwa itariki bazafungaho iyo link. Wicyo usabwa ni ugukurikira icyaro cyitwa Ikizami TV ugakanda subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi ya Green Card cyangwa Immigration US Department. Hanyuma aho muzakura link rero, link ni imwe nibayifungura niyo uzanyuraho. Link itangwa n'urubuga rwa United States rwitwa USA State Travel kugira ngo igihe bafungure link, ngira ngo abatubuzi benshi baragwiriye babashaka kurya amafaranga y'abaturage b'u Rwanda. Nyango nabwiye inkuru y'umukobwa witwa Mero muri South Africa, amafaranga bamutuburiye bamubwira ngo dukonana n'ibigo byo muri United States ukabona Green Card bikoroheye. Oyamenya yuko kwa applying Green Card ni wowe wenyine uzabyikorera na uzabigufasha, kiretse uramutse uri kumwe n'umuntu akagufasha kwa applying Green Card. Hanyuma rero iyo link ya Green Card, link ni imwe ndaza kuyipininga muri description y'iyi video kugira ngo ujye unyureho urebe ibisabwa byose, kuko iyo wapplying Green Card bagusaba amadokima, bagusaba martial status, ese uri mariye, ese uri single, ese uri divorced, bakagusaba ifoto imeze neza ya passport ifite pixel 600 kuri 600. Hanyuma iyo ukaba ifite background byibuze y'igitambaro cy'umweru idarimo edit, ndetse utambaye ingofero umeze neza. Ubwo usabwa ifoto ya pixel 600 kuri 600. Hanyuma ikaba ifite background y'umweru inyuma. Ngira ngo muri studio murabona yuko background yaho nyine yo muri studio ni muri studio, ariko nagwa kwifotoza muri studio uri wowe wifotoza ku gitambaro cy'umweru. Hanyuma igitambaro cy'umweru kikaba kitarimo edit na maquillage wikubiseho na bintu nyine, uri iyo foto iri naturel. Hanyuma ibyo bubitegura kandi iyo foto uyibike kuri email, kuko niba umukameraman ari gufotoga kweza kuri WhatsApp icyo gihe quality yayo iragabanuka. Hanyuma muri USA ugasanga wapurayingiye ubusa ukabibuzwamo n'ifoto yonyine. Hanyuma rero bitegure hakiri kare, kandi link ndazikwipininga muri description kugira ngo umenye aya makuru ya Green Card. Hanyuma hari abambaza ngo mbafashe kwa applying Green Card, mbabwiza ukuri yuko Green Card link y'umwaka wa 2027 nago irafunguka. Ikintu ugomba kwitegura rero, itegure hakiri kare, kuko link nabwo yuko igihe bazayifungura icyo cyose bayifungura nijoro, nzabibamenyesha kugira ngo aya mahirwe ya Green Card ataza kugucika. Hanyuma rero ikindi kiza muri Green Card, ngira ngo abantu bajya muri USA murabizi haba ikitwa fucking job. Fucking job nutuzi tuhemba amafaranga meza cyane, uturaka twiza cyane. Niyo mpamvu mbabwira ngo hagati ya USA na Canada muri
Quebec application ngira ngo USA abariyo aba diaspora bariyo baze kutubwira muri iyi video kugira ngo basobanukirwe n'uburyo muri USA ukihagera bagushakira icyitwa insurance ubwishingizi, wamara kuhagera bakagushakira icyitwa work permission uruhushya rwo gukorerayo, ikindi bakagushakira icyitwa permanent residence. Iki nicyo abantu benshi bashaka cyitwa permanent residence. Permanent residence rero ni uburyo ubasha kuba umuturage wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba wahaba ndetse nta kibazo ufite, service buri muturage wese ahakenera nawe ukaba wayihakenera. Rero green card igiye gufunguka, icyo usabwa ni ukuba uri maso kandi ukajoininga WhatsApp group naza kwipindika muri comment kugira ngo newe wisunge ku bandi aya makuru ya green card nagucike. Hanyuma ngewe rero mukomeze kubana muri izi video ni Callixte Mutabazi. Hanyuma niba witeguye ufite passport iri valide byibuze umwaka umwe, niba utayifite tangira uyitegure kuko ibindi byose wabishaka link yafungutse, ariko mu gihe iyo link bayifunguye udafite passport icyo gihe byakugora. Icyo usabwa fungura passport mbere kugira ngo udacikanwa na amahirwe ya green card, kuko barimo barabishyiraho inyigo ndetse n'igengo y'imari uburyo bazatunga abantu, uburyo urugendo ruzaba rwifashe. Hanyuma iyo umaze kwa applyinga bakagufata bakohereza cyitwa confirmation number. Hanyuma confirmation number iyo umaze kuyakira nibwo uzamuka hano i Kigali hano Kacyiru ukaba wakoraho application, ugakoraho interview y'ibazo bigera nko muri 20 nibyo bikunda kubazwa muri green card, nzabibereka muri video itaha. Hanyuma ubwo uhita wishyura amadolari agera muri 330, hanyuma bagagushakira ibyo byangombwa bitatu nabwiraga, insurance work permission ndetse bakagushakira n'icyitwa permanent residence ya green card ya USA. Hanyuma rero reka dukomeze kubana mu zindi video, uze kugaruka mu kanya uraza gusanga uzindi video zimeze neza. Nge mwanye muri video ni Callixte Mutabazi, ndagushimiye cyane twabanye kugeza kuri uyu munota. Iyi ya green card lottery link izigiye gufunga mu kanya, ariko link ya nyayo ya department state travel gov iri muri description y'iyi video, urazukanda hasi muri mowa ahantu handitse munsi y'ititle urakanda kuri mowa, nurangiza uyitunguke kuri iyo link urebe ibisabwa n'amabwiriza agiye atandukanye. Hanyuma numara ko urahita ubibona. Ikindi liking iyi video ndetse no utarakana subscribe uyikande kugira ngo ukomeze kubona amakuru nk'aya ngaya. Bye bye, ndabakunda cyane.